Tugeze muri mwanya mwiza wa Meet Me Tonight, ladies and gentlemen. Uno munsi tugiye kuganira n'umunyamakuru w'umuhanga cyane witwa nde? Ladies and gentlemen, amashimwe cyane twakire Angeli Mutabaruka. Mutabaruka turakwakiriye. Murakoze cyane. Amashimwe cyane kuri Angeli Mutabaruka, ladies and gentlemen. Urwenya se zira yari imirabye nkuba ntago ziraza? Kugeza ubu sindaseka nge. Kubera ikibazo cy'uko utabishaka cyangwa nta muntu uragukubita urwenya rufatika. Wenda biraza kuza ariko mwe mwasetera. Mutabaruka twishimiye kwakira. Ikibazo cya mbere, Angeli Mutabaruka ni muntu ki? Mutabaruka ndagisubiza mpagaze kubera ko hariya ntabwo nari ndimo kubareba, ubwo nabo ntabwo bandebaga. Nabasuje cyane n'abariya hepfo muri next. Ntatinze rero arambaje ati Mutabaruka ari muntu ki? Izina ni Mutabaruka, ubundi niko nitwa. Nasanze ariko abambwiye ko bambyaye niko banyise, niko bambwiye, banambwira ko navutse. Ntago nari mpari ngo mbihamye, ariko bambwira ko itariki navutse ari itariki 14 nyibutsa harya ryari. Uriya n'umukobwa wanjye z'ukwa gatatu umwaka simwibuka. Haguruka guseke. Ariko nta kibazo asekeje nka se. Hanyuma ubwo Mutabaruka yakuze yumva azaba umupadiri, kuko yize no mu seminari hariya ku Rwesero kuri Muhazi. Buriya azi koga no kurohora abantu, yanabaroheka. Birangira atamubaye. Ubwo numva iyo aba yarabaye umupadiri ntago aba afite umwana ungana kuri n'abamukurikiye. Ubwo ari umva nyine ko nuko byagenze. Gushaka no kuba umupadiri ubafite ukaba padiri wawe, si misi umuntu asoma. Wow kazi. Uwo. Hanyuma yambaje ati harya warumbajije umwuga? Rero menyeye kubaza simenyeye kubazwa, ariko muri hangana ndajya mubaza. Uyu Mutabaruka mbere yuko aza mu itangazamakuru yaranigishije. Yarigishije mu mashuri ya segonderi, ageze nko muri 4 nigeze gucisha amaso gutya arabona abonye twakubitaniraga kuri za interrogation, icyo gihe niko twazitaga. Amazero bayabona baza kurekarama ugakuramo nayo bari babonye. Ubwo nabarabutswe hano barimo n'abandi tugenda dukubitana hirya no hino. Umwuga naje kuvamo nza mu itangazamakuru. Abantu benshi bakunda kumbaza ngo ariko wize itangazamakuru? Nkavuga se murayimbariza iki? Ariko ubwo iyo umuntu akubaje ikintu ugomba kumusubiza, niko bavuga ngo discipline oblige. Nkahubwira ntabwo naryize, ariko nize umuntu. Kuko ngiye nize Kilatini n'indimi zivugwa, nibyo bitaga latin langue moderne. Bimpa rero uburenganzira bwo gusatira ikitangazamakuru rikorwa no kuvuga. Simvugagura, nta nubwo mvuga, ariko yewe menya mvuga pe. Uretse ko wenda ikibazo singira menshi, ntago ngira menshi. Nta nubwo ngi impaka, iyo tugiye mu mpaka datsindwa. Niyo mpamvu ubona kenshi niyo mpamvu akenshi ubona mba nicecekeye, kuko impaka ni ibintu bigora abantu, turagorwa. Baranzi. Nanjye ndavana mbamenye nuko bimeze. Uwo rero niwe Mutabaruka. Itangazamakuru naritangire kuri City Radio, njya kuri Flash FM. City Radio twakoraga ibiganiro bisanzwe. Kuri Flash njya ngo niho twatangiye kumenyekana n'abantu, kumenyana n'abantu cyane, kuko
hari ikiganiro cyabagaho cyitwa Good Morning Rwanda, ndi mu bantu bagitangije, nagikoranaga n'umuntu bita Theo Barasa, ubwo nza kwibona kuri Radio 1, nyuma iza kuzana na TV 1, hombi ndahaguma, ubwo no kuri social hose mba ndiyo. Twitter cyane cyane irakora, n'ama Instagram arakora, ama Facebook, ariko Twitter yo cyane cyane irakora pe. Nanjye ndabiranga vuga ni Twitter ya Mutabaruka irakora. Hanyuma nkaba ndi na president w'abakunzi b'ikipe ya Gasogi United Football Club, apana mu Rwanda, kwisi no mu ijuru. Mutabaruka nuwo, ubwo ibindi bibazo turagenda tubisubiza uko biraza. Nishyize mu biganza byanyu. Wahuye na Kenisi bwa mbere hari ryari muhura? Umunsi se, isaha se, umwaka rero ntago mwibuka, ariko bishobora kuba ari muri 2009. Itariki ntibuka. Uwo munsi namubonyeho, ni nawo munsi nabonye umuntu bita Regis Muramira. Muramuzi Muramira? Abakunda siporo muramuze, batayikunda ubwo mwamwumva. Nundi witwa Clarisse, icyo gihe nibwo nababonye ko nabo bakoraga kuri radio. Nibwo namubonye bwa mbere, ariko najyaga mwumva ari mu kiganiro cya mu gitondo na Anita, nkahora mbumva kavuga ariko abantu ko numva bavuga itaka rikaka. Ubwo namumenye gutyo, musanze kuri radio turakorana, nza kuhamusiga njya kuri Flash, turongera turakubitana nyine. Ubu niwe kimanje les autres qui me mange ni undya. Ubu ni undya kandi twararyanaga umwanda. Uko niko bimeze. None se Kenisi, none hanga wundi Kenisi uwo mufata ni muntu ki kuri wowe? Kenisi ni umuntu usanzwe. Sigora ni umuntu usanzwe? Ni umuntu usanzwe. Yitwa Kakoza Nkuriza Charles mwene Murego. Niko muzi. Nkamenye ko ari president. We ni president wa Gasogi United Football Club, president fondateur. Ese kuki Gasogi yitwa Gasogi? Ni nkuko wambaza ngo Arsenal kucyitwa Arsenal. Use wambaza ngo Arsenal kucyitwa Arsenal. Rayon Sport se kucyitwa Rayon Sport. Uko Gasogi nzi ko ari ahantu. Yego ni ahantu nyine. Yitirirwa aho hantu. Ni yahariye ubundi. Gasogi ni ya mu Rwanda hose. Ariko kwisi hose. Ijya gushingwa bwa mbere. Ni igitekerezo cyavugiye kuri musozi w'Gasogi. Niyo mpamvu bayise Gasogi United Football Club. Ariko ni abantu bose. Urubanyungere rw'isi. Amashyushye cyane kuri Gasogi. Batayifana mutayakoma. Niba naragutsinze ntimuyakome. Uvuze ko wize mu seminari. Ni cyo kintu cyakubayeho wiga ujya wibuka ugaseka? Ntago njya nseka ibintu byambayeho. Se wabiseka iki? Ariko njya mbyibuka rimwe na rimwe. Ukuntu umupadiri yadufashe. Twasimbutse ikiraro cyitwa Kigaga. Ariko ntago twari dutorotse. Kandi twumvise abantu bavuza induru hakurya. Dufata ibyaha byose yari yazahiye. Tujya tugarutse aradufata. Abantu bazi ku seminari ku Rwesero murimo hano, ahantu hari za refectoire imbere aho hari ibibuga bya volleyball. Hari ahantu habaga umuswa n'imigina iriya y'imiswa. Twarayihinze turi gushaka urwana. Iyo uruhutse birazamuka. Turahinga iminsi 3, 4, 5, umwami ntitwamubona. Hari akabikira k'agakecuru kaje karatura abana birirwa bahinga hanga, intoki zaracitse, ntimwiga mwaje guhinga imiswa. Ati padiri uriya yari umupadiri w'abantu bita Nemba, simuvuze izina. Ati ningiye abahannye barasohotse bajya Kigaga, kandi umuseminaritse ntemerewe gusohoka mu kigo, bazazane urwami nibananira bazatahe, niba datanza kuramo ikanzu. Ikijya kinsetsa nukuntu tutabonye urwami ntitwanataha. Ibyo binsetsa gusa nati byose narakimwe cyabaye. Nta mwami twabonye, ntako ntitwanatashye. Ikanzu none ntiyayikuye. Ejo nabonye uvuga ku gitaramo cya The Ben. The Ben na Bruce Melody buriya ufana nde nkawe Mutabaruka? The Ben. Ubu se hagati ya The Ben na Melody wari uriyo? Ubuse nahaburara. Nari impari, ariko mbonye muri kudusakuriza ndataha.
ubivuze ngo Melody performance ya The Ben wewe nta wafanye ndewe hagati yabo. Oh, The Ben bien sûr. Kuko nubundi. Ubu se papa washaje wamwanga. Kandi buri ikindi buriya twebwe nk'abantu ba The Ben twemera ko yaturushije hariya ku mukino ariko ntaga turusha champion. Nitugaruka nanjye mfana Mbonyi. Mbonyi we pa niba arabikurikira umugabo wambaje ngo se ngo wafana Melody ngo wafata indabo ngo kazihereza ngo Melody kubera ko ngo yakurushije. Ndabwira ni abagabo bari babiri yari Melody na The Ben ariko izo ndabo sinazimuha ahubwo naziha Mbonyi. Kubera iki? Kubera ko Mbonyi nyine nawe ntiyari muri kariya gahunda ariko mu bijyanye no kuturya rwose Mbonyi araturya simbihakanye. Hari wabihakana ubihakana zamure bagace. Hano tuba twagutumiye kugira ngo natwe inspiring. Ubona urubyiruko rw'uyu munsi naye mahirwe rufite mwe mutigeze mubona. Ikibazo kiroroshye no kugisubiza biroroshye. Naje mu itangazamakuru nzi ko nje gukira. Maze migihe runaka nsanga sinaje gukira nta bukire buriyo. Ariko nanone nsanga ntazavayo nahaguma tunga hatana kuko nubwo utakira ku ikofi ariko ukira ku mutima ugakira no kugira inshuti nyinshi n'abanzi bien sûr abanzi barakwigaragariza babasanze bakwanga utabazi icyo gihe urabamenya n'inshuti ukazimenya ukavuga uti nibura nungutse inshuti nungutse n'abantu reka ngume muri ibi ngibi nukuva naje mu itangazamakuru nzi ko nje gukira. Abubu rero bazamo bazi ko baje kubaka izina baje kuba abastar bakaza niba aje kuvuga amakuru akaza azayavuga nka Bienvenue Damtos akaza nijwe akarihindura akavugira no mu mazuru akavuga nkawe. Abanyamakuru bashya iyo bamushyize mu biganiro bino bisanzwe byacu bya politike batoya oya nzajya muri showbiz bose baza ari wa showbiz kuko iyoroshya ubuzima sukugira se nkavuga ngenzi yarayibaye bari batumiye Mutabaruka kandi bavugaguye nta kindi wateguye. Nukuvuga twebwe twagegamo tuzi ko hari tugiye gukira ntabyo twabonye wenda ni Mutabaruka ari kwivuga abandi batazanyumva bakavuga ngo yaratuvuze ni ngewe. Abubu baje ko baje kubaka amazina bikarangira batayubatse ubwo nayo make bari bafite asenyutse. Ubwo rero ntago navuga icyo wenda bahombye twe twabonye ariko navuga icyo batarimo kubona wenda baza gushaka kubaka izina mu itangazamakuru nabibaho. Ushatse no kuryubaka waryubakira ku izina ryawe bwite apana irya ari Yusufu Mugenzi apana irya abanyamakuru bakaze ni bane Andire Mutabaruka. Ya Mutabaruka ntabwo akaze. Mutabaruka uziko nibagiye gukosora Mutabaruka ntabwo akaze nta nubwo ari umuhanga ni umuntu tu uvuga ibihari yagira Imana bigakoreka bitakoreka icyanzi nuko atabeshye nta nubwo bashwana ahubwo nibumva ibintu kimwe. Hari ugushwana no kutumva ibintu kimwe. Na hano twicaye nta uri guhuza n'undi nubo bavuze ati muzimya amatara noneho mutangiye mu diskite ku meza mwicayeho mwakumva induru zihari induru n'ingumi zijyaze ntabwo umujyamo n'abantu bagiye gusangira ku meza bakanywa ibisindisha bakarya ibyokeje n'ibibazwe ariko bikarangira bakubitanya ingumi kandi arabavandimwe. Burya ni impaka ziba zavutse ntibazumvikaneho kutumva ibintu kimwe si ugushwana. Uriya mugabo arigiye tutumva ibintu kimwe aragiye tubyumva kimwe yaje anaransebya tumwishyure ese ukunda indirimbo za Kenzi? Ngewe sibya ngo hari indirimbo nkunda zitari za The Ben wenda nizambonye ko numva nta zindi ndirimbo nkunda na Kenzi ntabwo mwemera umuziki ntabwo nzi indirimbo ze sinzi ngo nzafata umwanya nzumve. Narinjye kubaza iyo ukunda cyane kurusha izindi mu ndirimbo ze nzafata umwanya nzumve wenda ni mwongera mukantumira nagize amahirwe yo kugaruka nzakubwira izo nkunda muri zo ariko ngiye nkunda za The Ben nambonye izamunyakazi ntabwo njya nzumva ntabwo nzumva. Ikibazo hano tuba dufite teme
yo gukoresha ibyo dufite kugira ngo tugere ku byo dushaka. Ugendeye kuri experience ya Mutabaruka, nihe nama wagira umujene mu nzira y'iterambere ariko utaribona? Icyambere ni ukwigirira icyizere, kukigirira icyizere no kwiyemera. Ijambo kwiyemera abantu bararitinya, kandi burya nta kintu ritwaye. Ubushaka ko ari bande bakwemera? Nutiyemera ninde uzakwemera? Iyemere wowe. Ikindi, ntugire umuntu wemera ngo umugire icyitegerezo cyane. Ubwo se urafata Merci umugire icyitegerezo cyawe, uburyo yabayeho nibwo wabayemo. Ba wowe wigira icyizere, ibyo kuvuga ngo ufite umuntu w'icyitegerezo ibyo bireke. Ushaka kugira umuntu icyitegerezo, wenda yaraje guhinduka ibandi, ubwo nawe uzabibandi. Yaranyuze mu kajagari kandi kuri ibiyobyabwenge, ubwo nawe uzabijyamo ko ni icyitegerezo cyawe. Ahubwo ba wowe wiyemere, wigira icyizere, kandi ugabanya abajyanama. Gabanya abantu bitwa abajyanama. Abajyanama benshi barayobya, n'amake ugize amahirwe wabareka. Bareke ibintu byitwa abajyanama, bareke. Bivuze ngo inama iruta izindi ni ukutumva inama izo arizo zose. Zireke, ibyo ni ibintu biba biza gutya, bireke. Amashyi cyane kuri Mutabaruka, ladies and gentlemen. Impamvu mvuze ngo abajyanama bagabanye, experience twereka ko ibintu umuntu yagiye anyuramo kenshi, wenda abantu bakubwiye ati bikore gutya, bikore gutya. Iyo bipfuye, babandi baba bambere kuguseka no gutaranga no guteza rubanda, kukuvuga ahantu hose. Uzari abantu bita inshuti zawe, ababishuti zanyu bamwicaranye, bishuti zawe zimwe mwazanye mukunda kuzana hano buri wa kane. Iyo ugize akabazo nubwo batabikubwira, hagati yabo bari kuvugana ati ntari naramubwiye, nubizi ko namubwiye, yumva nabi. Ariko ubundi yegeraga ibiki. Mfata urugero ku banyamakuru. Ukaba ufite ivuzi ngo ufite ibintu byo kwamagana, ukajya uzinduka wamagana ibintu ngo urabona ibi bintu bimeze gutya, turabyanze, abaturage bagukubite pengo. Babandi birwa bamagana ngo turakwemera, nibo baba bambere kwirwa bavuga atari kubundi yavugaga iki, yari yabitumwe nande, yumvaga ari mwene ndi, yari igiki. Bati nibakugezeyo, uziko nanukuzanira ibirayi, no kugufanira online gusa. Amashyi cyane kuri Mutabaruka. Nanjye nyine tugiye kwakira ibibazo. Hari umuntu ufite ikibazo ashaka kubaza? Umwana wawe nawe afana The Ben? Ntabwo nzi wafana. Ufana nde? Ufana nde? Gafana Theo. Theo bose bireba? Ntabwo nabihamye. Theo ntabwo umwemera? Kubera ko Theo bose bireba aririmba indirimbo z'amaganya, kwishongora, ariko ntabwo bayishongora, ariko n'indirimbo niko ziteye. Ntabwo ziya ndirimbo. Waraperi bo mu Rwanda ninde ufana mu bantu barapa? Nta baraperi nkunda. Kare ndabazi ariko ntabwo ari injyana yawe. Ni Mbonyi na The Ben ubundi. Mbonyi. Korali do Kigali. Amazina ni Bungura Ubwenge. Iryo zina numva ndizira. Byashoboka. Ikibazo nashaka kubaza, mu Kinyarwanda umukungu cyangwa umukire n'ufite umwirahira, ukirahira uti yampaye inka runaka, uyu munsi aho ugeze ninde wakwirahira akavuga ati yanyinjije mu mwuga Angilibert cyangwa yamfashije kugera kuri iki? Nicyo kibazo nendaga kubaza. Ariko babiri cyangwa batatu wazamuye cyangwa ukabafasha gutera intambwe. Abo nazamuye? Yego. Nagize nabanzamuye. Abanzamuye nari mbatangiye kubatekereza mbabuze. Nari mbabuze. Ariko wenda singiye abazamuye kuko biza yabo no kuza, wenda barizanye icyo nabafasha no gutera intambwe nkabwira de babikora batya. Ariko hari umuntu kandi ubyemera witwa Papi. Uriya Papi mbona kuvuga Papi. Ndahiro Valence. Njya muzanye mu itangazamakuru. Ni nawe amubwiye ngo ajya avuga kuriya? Oya, avuga ko asanzwe avuga. Mukanya amaze kuvuga ngo ushaka kubaka izina mu itangazamakuru avuga ukwe, avuga nkawe ku giti cye. Ibyo avuga ukwe, ariko uriya ninjye wamuzanye mu itangazamakuru. Papi kandi
uhita umuhamagara unona maze uti Mutabaruka niyo kuzanye imitangazamakuru ahita avuga ngo ni papa muhamagare reka tumuhamagare muhamagare natabihamye ubwo nyine natabihamya tuzahura muhamye nyine ubwo nawe atari mu kiganiro wenda Call has been forwarded to voicemail. The person you're trying to ari mu kiganiro kihe reka buriya araza kutuvugisha muhamagare bwa kabiri mwabonye ko muri ibi bihe bya tombora hari igihe bahamagara umuntu ishuri imwe kandi yaratomboye imodoka reka bagahita bayihera undi turebe bahamagara bwa kabiri bwa gatatu agapfa kwitaba ateko murandesha umutwe mushaka iki bati twari tugoye Kia Sorento muhamagare call has been forwarded to voicemail. papa arahiye ubwo nyine amashami cyane kuri Mutabaruka ko yazamuye Ndahiro Valence papa Hari n'abandi n'amakuru benshi. muhanga nabo muri entertainment wazamuye nabo mu myidagaduro oya wazamuye imyidagaduro ko ntajya nkora ibiganiro by'imyidagaduro ntabwo nabazamuye Mutabaruka none ahangaha uhagaritse itangazamakuru yes ni ikihe kindi kintu uzi gukora neza ikindi kintu uzi gukora neza cyangwa indi mpano ufite tutazi undi mwuga mbese wahita udoboka ni uwuhe ntabwo nashinga gardienne nta nubwo n'abapadiri byararangiye nta nubwo nakorora buriya bworozi si ibintu byanjye ubwo narimo asubiza abantu bagahita babivugiramo ariko ngiye kwiga umwuga hari umwuga ngiye kujya kwiga muri iyi minsi wo gukora imigati impamvu nzakora umugati se ntabwo muzi ko n'umwana w'Imana Yezu Kristo abamwemera kuba Isilamu mwihangane navuga ko ari umugati wamanutse mu ijuru nzakora umugati ngeyo yene ngugaburira abantu ku buntu ubuntu kubera iki se bazampa make nanjye njyeho uzi guteka ubuzima busanzwe ngenzi guteka ngeyo nagutekeye nta wundi muntu wazarya uretse imitwe nyine ndi kuvuga guteka iby'imitwe byo simbishoboye no ubizi iby'imitwe tubimuharire ibyo byo nanjye nibyo nshoboye ariko guteka ibisanzwe byo nagutekera rwose kandi nta wateka ibindi ngo uzabirye nagutekera wari waryaho umureti utarimo amagi ntawo nzi hari umuntu usigaranye ikibazo Murakoze cyane yego Mutabaro nagiye kukubaza ikibazo kimwe urya urusenda Bo Sergio mgira urusenda uru rusanzwe rwa bashyira mu biryo yego Bo ngiye ndya ibintu byose uretse imbwa nagusubije ikibazo hano ahubwo ikibazo ngira ni kimwe ko hari igihe ndya urusenda rukandya nkabona undi muntu uramuriye ataruriye icyo kibazo njye nkigira hari umuntu urya ataruriye njye nkaba ndiye urusenda wenda rukandya nkabona undi muntu rwamuriye kandi ari njye uri kururya cyane yambarira urukweto rwanjye niguriye make harimo ibuye riri kunyica nkabona undi nawe ryari gucumbagira kandi ari njye wagacumbagira ibyo bintu njya mbibona mwe ntabyo mubonara wirira urusenda rukarya undi ibuye rikwishe mu rukweto hagacumbagira undi ikibazo cya nyuma hariya gihagaze kandi bene abo bantu iyo arwaye akaguru agiye kwivuza bamutera urushinge ku rutoki cyangwa se yaba arwaye ukuboko agacumbagira ariko kuki ibyo bintu kuki ahubwo reka nkubaze ikibazo cya nyuma sinzi undi wari ugiye kubaza hari ngiye kubaza ikibazo yego ndi umufana cyane w'ibiganiro byawe na KNC iki ndi umufana cyane w'ikiganiro cyawe na KNC yego cyitwa Rirarashe niko cyitwa yego Rirarashe ku wa mbere ku gatanu saa moya kugeza saa tatu yego nenda kubaza ikibazo kigira kiti biramutse biri ngombwa yuko ku ikipe yanyu mwongeraho undi muntu wa gatatu wenda ndabizi ko mwakoresha interview ariko biri ngombwa yuko ushingira ku banyamakuru bagenzi banyu bahari ishingira ku banyamakuru kuri energy umuntu w'umunyamakuru umva wa matching energy yanyu nindi
Murakoze. kugira ngo akoremo iki kugira ngo mumwongere ku ikipe yanyu. mushaka kongera umuntu muri Rarashe yaba ne kumwongera muri Rarashe mba se yabandera kugeza ubu abanyamakuru bose bafite amahirwe yo kujyamo, ariko icyakora kugira ngo ajyemo ntekereza ko wamugana ari interview no kubisaba, kuko hari uwabibwira ngo ujyemo bati never, atari uko abyanze, atari nuko atanabishoboye, ariko abona nta mwanya afite. Hakaba n'undi uvuga ati ariko ibyo bintu muvuga wewe uvuga kuva saa 11:15 kugera saa 3 ibyo bintu uvuga nta mwanya nabona. Hari abantu batabona umwanya. Uzi message batwandikira, hari abantu bari kwandika ati ariko ni gute ushobora kuvuga ayo masaha yose udasoma ibintu muba mwasomye twanyweye aho sibyo bibakoresha, cyangwa twatumuye ngasanga ntidutumura n'ibyo bintu ntituba twabinyoye, uretse wenda agacyayi umuntu apfa kunywa nako ari kugira ngo umuhogo ubobere. Hari n'abavuga ati kiriya ntabwo ari icyayi, harimo akantu kiriya ni ikindi cyayi. Ubwo rero gusubiza icyo kibazo cyawe ntabwo nahita mbona izina ry'umuntu navuga, ariko nzi ko abanyamakuru bose bajyamo ntibabyize se. ahubwo hari ikibazo nshaka gusorezaho, ko wigishaga irihe somo? Nigishaga Igifaransa, nkigisha na histoire. Kandi nayo ukayigisha mu Gifaransa? Yes. Urarenze. Oya nta kurenga, sindi ni. Imibare wari uyiziyo? Imibare nari nyiziho. Ugibonye wayimenya? Ariko reka mbabwira akantu. Itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatatu niyo tariki navutseho. Abanyamibare 14 z'ukwa gatatu. Abanyamibare baba bari hano, uriya n'umunsi w'imibare. Umunsi mpuzamahanga w'imibare. Umunsi mpuzamahanga w'imibare. Hari n'abavutse ku munsi mpuzamahanga w'ibiti. Bawita Journée internationale de mathématiques cyangwa se wa pi. Iriya pi y'abanyamibare ngira ngo murayizi. Itari X. Pi. Ariko kuba ariyo tariki navutseho, imibare ikaba yarankubitaga, ibyo bintu bintera gahinda. Habise kuki navutse ku itariki y'imibare kandi imibare ikankubita, nkubera iki? Kubihuza ukabona ntibihura. Ntibihure pe. Ubwo imibare wayumvaga neza. Ngize Imana mbanigire mu ndimi, imibare tukayisuzugura. Na mwarimu w'imibare yarazaga tukavanga ari kuturirimbira. Batiririmba vuba wigendere. Kandi uko tukabona ari kuririmba nibyo yandika cyo tukagira ngo ari gukeza. Agakeza yagize imibare yakayijyana. Amashimwe cyane kuri Angeli Mutabaruka, ladies and gentlemen. Reka tugushimire cyane. Umuha amashimwe cyane. Nize ko nta muntu tuniganye ijambo. Wakoze kubana natwe. Ndumva ntawe twariniganye. Mwakoze cyane kunyakira. Mwakoze. Iyi televiziyo uyifite mu kabari kawe cyangwa muri resitora yawe cyangwa muri hoteli, iyi ngiyi ni ikurura abakiriya. Ngwino rero muri Kigali City Tower, umuryango nomero 18 muri ground floor muri Samsung 250 hari televiziyo umva guhera kuri puse yo hasi kuzamura 3 2 kugenda ukagira kuri 85 zose turazifite ku giciro cyiza cyane. Karibu wowe niba ugiye gukora ubukwe, uko niba ugiye gukora ubukwe ugiye kubwira ngo kaga televiziyo we na madamu zamumeze nk'abari guhengereza gutya, niko karuge kuri televiziyo nziza iyi ngiyi. Reka nyibise kwanza uyirebe neza. Samsung 250. Wenjeri nyanu